mbahe ikaze bakunzi ba Nshogoza Benoit. Yes, simbukira kuri YouTube wandikamo Nshogoza Benoit girushaho gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ubu umunsi none gitumanje karabaye byose Muhire abisize ku mugaragaro kubera ruswa imuvugwaho yahawe igihe Rayon Sports ikina na Marine akayihabwa na bamwe mu bagize APRFC. Ubu tuvugana Rayon Sports yamuhagaritse ntazakina umukino uzabahuza Rayon Sports ejo na Mukura, ntibazigera rwose bamukinisha ndetse n'umuzamu wabo. Bishatse kuvuga ko aba bakinyi bariye ruswa kugira ngo bitsindishe, ako nubwo byaje kumenyekana ko bariye ruswa n'ubundi nyine bikarangira banganyije. Biravuga ko rwose ejo atazigira agera mu kibuga cya Rayon Sports. Byose rero Muhire Kevin yahise abishyira hanze, ese yumva yakwigira muri APR cyane ko yasomeye abayobozi ababwira ati rwose yavuze ukuri kose, avuga ati njyewe uretse ko Rayon Sports nayitangiye nkayifasha kuri buri kimwe cyose, ntimwamukuriye kunshinja ibyo ngibyo. So byagiye agaragara rero biraba ibyo nibiba amaraso bagiye kumwirukana burundu bana, cyangwa se bamureke nyine agerira bench, niko bigaragara. Muhire Kevin numvaga ugiye kujya muri Arsenal, amahirwe abayoyotse mana yanjye. Usi ikipe cyatwaye igikombe mwakagira imana mwe. Biraba ibyuya. Reka ejo turebe uko bizabihagaze mu kibuga. Murakoze cyane.